Twongeye kubasuhuza abakurikiye N&U The Winners. Uyu ni wa mugoroba wanyu, wa mugoroba duteguramo ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu mugoroba rero n'ubundi kuri kamera muri kumwe nanjye Frodouard Nkuyubwatsi. Dufite abatumirwa imbere ya kamera, turagira ngo tubararike bibwira abadukurikiye, banatubwire ikibateranirije hano, ariko icyo barakivuga nyuma yuko babanza kubibwira. Karibu rero kuri kamera. Nkuko mubibona hari abantu babiri, hari abakobwa beza cyane, ariko ndakeka atari abakobwa bose, harimo n'umumama. Ndakeka muri kubareba neza cyane, baraseka neza. Ndagira ngo uko mubabona bose kuri kamera ntago bose ari uko ari bashyashya, ahubwo hari undi dusanzwe dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, abagira inama zigiye zitandukanye. Ndagira ngo murarike atubwire uriya mushyitsi bazanye. Ndakeka nawe yatangira twibwira, ubundi akatubwira uriya mushyitsi. Karibu. Murakoze cyane. Nkuko mubizi nitwa Uwicyeza Delphine. Tukaba dufite umutumirwa akaba ari mukuru, yujuje imyaka y'ubukure. Nibaza ko yatwibwira rwose. Murabona ko asa nabike ni ihoho. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nadine Akimana Ange, nkaba ndi umutumirwa kuri N&U Winners. Nkaba nishimiye kubana namwe, ndabasuhuje. You are welcome. Murakoze cyane. Aragira ati yitwa Akimana Nadine. Hano rero kuri N&U The Winners buri muntu wese uhageze arisanzura. Ntuze kwifata cyangwa se ngo utekereze ngo barambaza ibiki. Hano ni ukuganira bisanzwe, wiyumvemo ikaze. Muri iki kigoroba rero ikiganiro tugikoreye mu murenge wa Nduba, akagari ka Gasanzu. Hanyuma rero ndagira ngo ndareke madamu Uwicyeza. Uri umudamu nabibonye. Ndagira ngo rero nkurareke dutangire tuganira. Ndagira ngo mutubwire ikijyanye na depression. Ndakeka mwese muyizi. Depression abayishyira mu kinyarwanda bavuga ko ari agahinda gakabije. Iyo bavuze depression nkamwe mwumva iki? Iyo tuvuze depression ni indwara, ni imwe mu ndwara ziterwa no gutenguha, hanyuma bikavamo agahinda gakabije. Umva hari ibintu bitubabaza ni byinshi mu buzima. Ni byinshi pe, ni byinshi. Ariko hari ibitubabaza kurushaho. Nicyo bita rero indwara y'agahinda gakabije. Ushatse kuvuga ko mpuye n'umuntu akankubita urushyi byakwita depression? Oya. Nkuko nabivuze, hari ibintu bitubabaza. Ariko hari n'ibitera intimba ikabije. Ego. Rero kuba umuntu twahura akantuka birambabaza, ariko nta kindi bintwara. Nta kindi bintwara. Ni ibintu bihita bishira, ntago ari ibintu twavuga ngo urabigumana ugakomeza ubizirikana ku buryo bishobora kugutera igikomere. Ibyo bita depression ni ibintu bihita bishira? No. Cyangwa ni uko kubabara kw'igihe kirekire, rimwe na rimwe bikaba byakwangisha ibindi bintu runaka cyangwa se abantu runaka. Ariko umuntu mwahura akagukubita ntikiza birashira, ni ibintu by'ako kanya bitamara igihe kirekire, nta gikomere bigutera. Yes. Urumva depression yo iterwa n'ikintu niteze. Ngenda ni nanavuze ngo kizagenda gutya, hanyuma mbona ibitandukanye. Nuko icyo kintu cyagenze bitewe n'ibyo ngewe niteze. Urumva niba ari ugutenguhwa, ni ikintu nizeye ko kizaba umweru, ngeze imbere gihinduka umukara. Birumvikana. Turebye nko mu rubyiruko rw'iki gihe, yambwiye ko yitwa Nadine. Nadine ndi kubona ni urubyiruko. Akundanye na Charire. Umwe muri bo ahindutse undi. Ese icyo gihe babyita depression? Ahindutse undi ku buryo bigeraho bangana, ugasanga nta n'umwe ushaka guca undi anyuze. Ese iyo ni depression cyangwa n'urwango rusanzwe?
yanjye uko mbitekereza aho ngaho kuba umuntu mwarakundanaga hari igihe mwaba mwarasetinze vision ufite intego y'ibintu ushaka kugeraho bitewe n'uko namufashe n'uko namwizeye urumva Charles nshobora kuba naravuze Charles tugomba kubana muri ubu buzima nta wundi muntu nifuza muri ubu buzima nyine nkamukunda nkamwizera nkatekereza ko adashobora nyine nta kintu kibi gishobora kuva iwe mbese nkamutekereza nkaho ari positive gusa nyine nkumva ko nta kintu kibi nyine cyamuvaho noneho nyuma muri urwo rugendo rwacu nkazabona ikintu ntamutekerezaga ko yakora akagikora wenda kikambabaza bishobora kumviramo depression ariko dushobora no gukundana tugatandukana ntibigere kuri urwo rwego rwa depression bitewe n'uko wenda uko twakundanye ntabwo nigeze expectinga positive gusa kuri we natekerezaga ko wenda bishobora guhinduka cyangwa bitewe n'uburyo namukundaga hari imvugo bajya bakoresha mu Kinyarwanda ngo umuntu ngo waramukunze ngo mwimariramo hari abantu bakundana umwe akimariramo undi hari n'abakundana nyine bikaba urukundo uvuga ati ente bishobora guhinduka byabaho igihe numva ashobora kuba depression ni cya gihe ntekereza ko Charles turi kumwe turi mu rukundo bidashoboka ko mubuzi ubuzima bwanjye bwahagarara wenda bitewe n'ibyo yanyeretse n'ukuntu namukunze n'ukuntu namwizeye ubwo ntekereza ko bishobora kuvamo depression kandi urumva icyo nakongeraho hari impamvu mba narahisemo Charles impamvu mba narahisemo Charles ni uko mbona hari ibyarusha abandi kandi ibyo arusha abandi ni ibyo mbona bitazambabaza niyo mpamvu namuhisemo Charles rero uriya namuhisemo kuko mbona ibyamfitiye ibyantekerereza ibyanyizeza ntacyo kumbabaza kirimo urumva rero mpita ntekereza ko Charles rwose nta kintu kibi gishobora kumuturukamo rero urumva Charles uriya aramutse anenguye akankorera ikintu kibi kandi ngiye nari niteze mu cyatumye muhitamo yaranyemeje mu Kinyarwanda yaranyemeje anyereka urukundo anyereka ko ari mwiza ankorera utuntu mu byo tuganira nyizeza ibintu biri positive gusa subwo twabyita ngo iki mu Kinyarwanda hanyuma umutima wanjye ugeraho wemere uvuga mpisemo Charles kuko mbona nta kintu kizambabaza cyaturuka kuri we urumva rero bihindutse mpita ngw'igihumure birumvikana ariko se ndumva bitandukanye n'urwango rusanzwe depression umuntu hirwa yamubwirwa n'iki ni ibiki bimuranga bimwe mu bintu biranga umuntu ufite depression kandi ni agahinda gakabije umuntu ufite agahinda yikura mu bandi uba wumva utabana n'abandi bantu ntabwo uba wumva waba uri kumwe n'abandi bantu ahantu uri sometimes ushobora kuba wumva n'igihe uba wumva abantu atari beza ati nta muntu ushobora kunkorera ikintu cyiza bitewe n'uko wa wundi wamwizeye wari waratekereza ko azaguha ibintu byiza ukabona nyine yaguhaye ibintu bitandukanye n'ibyo wari witeze ukumva ko abantu ari babi akenshi uba wigunze ukumva ntiwabaho abandi bantu bari akenshi bamwe muri abo bantu bafite depression hari igihe wisanga yatangiye nko gukoresha nk'ibiyobyabwenge ubwo yakajyamo inzoga nyinshi yumva ko aribwo ari bubona amahoro biri butuma atabitekerezaho cyane bamwe bakatangira kujya mu ngeso nyine zitari nziza kuko aba yumva yariyanze kuko ati n'ubundi nta kintu ubuzima bukimariye nyine ntabwo aba aryohewe n'ubuzima ibyo ni bimwe mu bimuranga yego ikindi nakongeraho ubundi umuntu udafite ikibazo na kimwe akenera abandi bantu akenera sociability kuba mu bandi gutanga urukundo kuruhabwa ariko iyo wagize icyo kibazo uhita nyine abantu bahita barutwa n'ibindi bintu bakarutwa n'inyamaswa donc ukumva umuntu ntumukeneye kuko abantu babaye gute babaye babi ni ukuvuga kubera wa wundi ariho icyizere cyawe cyose cyari cyaragiye iyo agutengushye uhita isi yose ihita iba mbi ariko se koko niko kuri ntabwo ariko kuri
murakoze cyane. Tukiganira rero ntabwo kuri N&U the winners twicisha abashyitsi inyota, mujye muganira ariko mufata no ku cyo kunywa. Hanyuma hagati mukinywa nagira ngo mbabaze, nyuma yo kumva ibyo bimenyetso biranga umuntu urwaye depression, nk'abajyanama bakuru turagira ngo tubabaze, ni nk'izihe nama zikwiye ku muntu urwaye depression? Ese twamufasha iki nkatwe tubona koko ayirwaye? Twamujyana kwa muganga, twakwicara tukamuganiriza, twamwihorera, twakora iki? Mudufashe. Umuntu rero ufite iyo ndwara bisa n'ibigoye kumuvura. Urumva yafashe isi yose ayigira abantu babi. Donc mu isi nta muntu muzima urimo. Kuko isi yari afite ni wa muntu yari yizeye, aramutengo. Uyu muntu wagize iki kibazo yafashwa kandi bigakunda. Yakira. Nagira nkigute? Ego. Uburyo yakiramo rero no bukurikira. Urabona yaratengushwe. Hanyuma uwamuhemukiye ahita amugereranya n'isi yose. Ku isi yose ari abantu babi. Ahita yumva ubuzima burarangiye, ahita yumva kubaho ntacyo bimumariye, ahita yumva nawe ubwe ntacyo ari cyo, ariko buriya ni umuntu ukomeye. Kuko nubwo yaburiye ibyiringiro muri uriya muntu, ariko ntaga ishingiro ryo kubaho kwe ari uriya wamuhemukiye. Hari abandi bantu bakiriho bazima. Ikintu rero cya mbere namubwira no kwegera umuntu yakumva akunze cyangwa yisangamo, akamubwira ibyamubayeho. Hanyuma ni umuntu nawe ufite ubushobozi bwo kwakira, kuko bisaba ngo uha agaciro icyababaje uwo muntu. Iyo ugitesheje agaciro ntabwo uba ukimukijije, kuko hari igihe ashobora kukikubwira ukumva we kiroroshye, ariko nubwo cyoroshye kuri we ntabwo cyoroshye, kiramuremereye. Ni nayo mpamvu yageze aho hantu hitwa agahinda gakabije. Ego uramwumva, ukamwakira, ukanababarana nawe, unabishoboye wanamufasha kurira. Hanyuma yamara kubona wumva neza agahinda ke, ukamuganiriza akakubwira byose, ugatangira inzira yo kumwereka ko bigize gute bishoboka. Ikindi kintu numva nanjye uko mbyumva, numva umuntu ufite depression ikintu yakorerwa ni ukuganirizwa, ariko akaganirizwa n'umuntu yumva yisangamo. Hari abantu baba bashinzwe kuganiriza abantu kuba kansaringa, cyangwa se we atabashe kujya kuri uwo mukansari, agashaka umuntu nyine yumva kunze muri we, uhuje n'umutima umwe yiyumvamo, uwo yiyumvamo, akamuganiriza. Uwo nguwo ugiye kumuganiriza, icyo akora ni ukumutega amatwi, ukagerageza kubana nawe muri icyo kibazo. Nyine situwasiyo arimo, ubwo nawe uyijyamo, mukabyumva kimwe. Nyine uko akubwira wabaye, ntumwereke yuko bitagakwiye kubaho, hari ukundi kuntu yagakwiye kuba yarabigenje. Nubwo kwaba guhari, ubanza kumutega amatwi, ukamwereka ko ibyabaye ari ibintu bibaho, ukamwereka n'uburyo ashobora kubyikuramo, ashobora kuba akamenya icyo kibazo nyine ari muri situwasiyo arimo. Ubwo ni ukumwereka inzira, uburyo yayakoresha, kumuha umwanya nyine akavuga yisanzuye, akarira, mbese uko abishaka, kiri buze gutuma yumva amarangamutima ye ayasutse hasi. Ntekereza ko ari byo bintu byamufasha. Hanyuma nyuma yo kumva uko byamugendekeye, ukamugira inama, ukamuha affection, kujya kumukunda, ukamwereka ko hari abandi bantu bamukunda, ukamwereka ko hari abandi bantu baba aho wundi atabaye. Gusa abo bantu baba bagoye, kubera urumva niba yarageze ahantu abantu bose abita babi, kandi abashaka kenshi kumubikira ibanga, kuko akenshi ibintu bidutera depression, urumva tuba twarateganije ko ibintu bizagenda uku, hanyuma bikaza guhinduka. Urumva ntabashaka ko hari undi ubimenya, abashaka ngo ibyo bintu bibi byawe nawe
akenshi ntaba ashaka ko undi muntu wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu abimenya. Kandi umuti wo gukira ni uko avuga. Usanga rero bigoye nawe ubwe arifungirana, ni nayo mpamvu bigeraho hagahinda gakabije ko abimenya akabivuga kare ntabwo byageraho. Ariko bigeraho agahinda gakabije ariko ashaka kubigira ibanga bikaguma muri we noneho bikamurenga ubwonko bukanga kujya ku murongo nyine ugasanga kubyakira. Urumva agera aho atizera abantu, akabura n'umuntu yizera ngo ashaka ko bibiba. None se urumva nk'uyu muntu ushaka ko ibyo bintu bitajya hanze kandi ashaka gukira, kandi umuti wo gukira ari uko abivuga, we twamufasha gute? Umuntu udashaka ko ibintu bye bijya hanze kandi umuti ari ugukira. Yego. Rero solution, ubuvuzi bwa depression ni ukuvuga uko byagenda kose kugira ngo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ushaka gukira indwara arayirata. Yego. Rero na depression iyo utoboye ukavuga bijya kugera aho byita agahinda gakabije kubera yuko uba utabivuze. Bikunze ukabivuga ntabwo byagera kuri iyo point yo kwitwa agahinda gakabije. So rero n'ubundi ikintu afashwa nuko abivuga. Yego. Cyangwa se sinzi numva ariko nta bundi buryo bw'umuntu wayirwaye kugira ngo akire nuko nguko nugukira, kiretse wenda ahubwo ari uburyo bwo kuyirinda. Yego. Kuko kuyirinda numva ari byo byoroshye kuruta uko uyivuza. Kuko depression urumva biterwa nuko kuntu tuba twarizeye abantu. Hizerera umuntu we nkumva Delphine nyine kari byose kuri njye, kazama byose azabasha kumpereza buri kimwe icyo ntabona mu bandi bantu. Ubu umuntu ntabona mu bandi bantu nkumva ko ari uzaboma, kandi nta muntu ugira byose. Hari ibyo ufite ibyiza ufite n'ibibi, ariko bya bibi byawe iyo nabihinduyemo ibyiza n'ubundi ntabwo bigenda neza, birangira nyine mbabaye. Numva uko umuntu uvuga ko umuntu ari mwiza, kuba nakumva ko umuntu ari mwiza nagakwiye nyine, niba navuga ngo expectation, nakwiye kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza ariko ashobora no kuba mubi. Nubwo wenda 50% umuntu afite ibyiza, ariko nk'umuntu ashobora kugira n'ibindi bintu bishobora kuba bitaba ari byiza, kuko ntago ibintu byiza babibona mu muntu umwe. Ntekereza ko iyo we expectinze gutyo muri mind yawe utekereza ko umuntu ashobora kugira n'ibibi, ntekereza ko nyine biragorana ko wa muntu hari ikiba ashobora gukora ntucyakire, ahubwo uramubabarira ukavuga ati ni umuntu niko byagenze, byarashobokaga ko nyine ubw'ibyiza afite ni ibi ngibi, package y'ibyiza afite ni ibi, ariko no mu bibi nabyo arabifite, nabyo abifiteho, nabyo nyine ukumva ko bishobora kumuvaho. Icyo gihe bigufasha kumubohokera no kumubabarira no kumva ko nyine ari umuntu nk'uko abandi bashobora kugukorera ikintu kitari cyiza, ukaba wakumva ko nawe bishoboka ko icyo kintu yagikora. Nyine numva uburyo bwo kwirinda ari uko nyine twagabanya expectation z'ibyiza mu muntu gusa. Bati umuntu yego ni mwiza ariko ashobora kugira n'ibindi bintu bitari byiza. Urabona abantu twe uko duteye ahantu tugeze ndumva hasa n'ahatoroshye. Ahantu uko duteye umuntu twita inshuti, ukavuga ngo runaka ni inshuti yanjye, mba nariteze ko nta kintu kibi gishobora kumuvaho. Nkahita nsanga rero ahari se tuzabaho nta nshuti tugira. Urumva twebwe iyo niteze ngo umuntu ni inshuti zanjye cyangwa mwemereye urukundo cyangwa se uyu muntu ndabona ari inyangamugayo, twese turabigira, ukumva ngewe nzi ngo runaka ibi ntiyabikora. Iyo abikoze rero niho bihita bimbera ikibazo. Umuntu ni inshuti yanjye, umugira inshuti ukamuha ibintu byose, ukama access ku bintu byose, kuko niki ni inshuti yanjye. Hanyuma sinekereze ko hari ikibi gishobora kumuturukamo. Ntabwo ari byo kuko ukuntu umuntu aremye afite ibyiza n'ibibi. Hari ibyiza mfite, hari n'ibibi mfite. Nawe hari ibyiza ufite ntafite, ufite n'ibibi ntafite.
nyine umuntu ntago umuntu ari mwiza afite ibibi n'ibyiza muri we. Ibyo rero nibyo bituma bya bibi kuba umuntu atabitekereza mbere. Uvuga ngo umuntu ni inshuti yanjye, njye inshuti yanjye mbizi ko ndabitekereza, ntago murebe igihe cyose ngo mubone imajemo y'ibintu bibi, ariko ntekereza ko ari umuntu ku buryo bya bintu bishobora no kubaho nkabasha kumubabarira, nkabasha kuvuga ati bibaho, ni umuntu ashobora kubikora. Ariko ntago mwe-expectingamo 100% ko ntago nzumva inshuti yanjye yavuganye n'indi inshuti yanjye wenda bamvuze. Birashoboka, ntago nyine njye ntago numva twakwiye gufata umuntu ngo umugire nk'iki akantu keza kari hariye kandi ntabwo bishoboka. No mu buzima busanzwe umuntu mubana n'abatuye abantu bavukana ari impanga ntabwo baba bahuje karite. Nyine umuntu ugomba kumwe-expectingamo icyo, kuko nawe ubwawe ubizi uri kuvuga ati njyewe ukuntu nteye, nyine kwa kundi ujya kuvuga nyine ukabanza kuvuga ngo njyewe ukuntu nteye, n'uwo muntu utekereza ko nawe afite ukuntu ajya yishara akavuga ati njyewe ukuntu nteye. Kandi icyo kintu kuba ariko uteye nawe utekereza ko ariko ateye. So rero numva twakwiye kubalansa kuvuga ati uyu muntu ikintu kibi gishobora kumuturukaho. Hari n'igihe ushobora kuba atari ibintu yagambiriye gukora, ariko ni ikintu kibi nyine kuvuga ngo umuntu ngo turi muri relationship ngo nyine ntabwo azambera mubi, ibintu byose azabibona uko mbyifuza, ngo ngenda muzi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo kuvuga ngo uramuzi ntabwo mpamya ko nyine biprovinga ko uwo muntu ari mwiza. Birumvikana umuntu kuba umuzi bisobanuye nanone kuba utamuzi. Ushobora kuba umuzi ku izina ariko utamuzi imico, imimerere n'imyitwarire muri we imbere. Ntago ibyo ngibyo numva ari byo. Umuntu ushobora kuba umuzi ahubwo kwa kuntu twavuze ngo umufata nkaho bya bintu bibi kuri we, wirengagiza ko agira kote itari nziza. Yego cyane ko akenshi na kenshi mu rukundo niko bigenda. Tuvuge nka mfite wenda nk'umuntu turi muri relationship wenda Werarisi, nkumva ko Werarisi adashobora wenda gukora ikintu kibi. Nyine nkumva ko bamukunda, ni umuntu mwiza, ni umuntu nkamuratira inshuti zanjye nkavuga ni mwiza, bakanavuga umwe akaba yenda yavuga ati njyewe sheri wanjye, nkavuga ati njye ntabwo yabikora. Nyine naramufashe numva ko adashobora kugira kote mbi, kandi ntabwo bishoboka, ntabwo ari ku muntu arimo. Urakoze cyane Nadine, ariko hari ahantu nkubaza ikibazo kimwe nkurikije ibisobanuro duhaye cyangwa se inama tugiriye. Hari ahantu avuze ngo ntabwo wakunda umuntu ngo umwimariremo wese wumve ko ibintu byose ari positive. Ndibaza nti birakwiye ko abantu bakundana nko ku ijana wamuha nka 78 ku ijana, 22 ukagasigarana, cyangwa wamuha 100%. Nkurikije ibyo wavuze namvise wamuha nka 78. So njyewe ukuntu nabivuze, gukunda umuntu ukamwimariramo, nyine akenshi na kenshi iyo wimariyemo umuntu nyine hari igihe sinzi niba navuga ngo uhita umera nk'uhumye ijisho rimwe, ukareba kuri side iri positive y'ibyiza gusa, ukumva ko wa muntu birashoboka ko, ntabwo ari uko bidashoboka ko umuntu ushobora kumwimariramo ukamukunda pe, ariko tekereza ko ari umuntu ku bintu byiza afite, ukuntu kwiza afite ateye, byenze bikunze afite na kote y'ibintu bitari byiza, kandi ibyo bintu bitari byiza hari igihe aba ari kuri wowe bitewe no kutabikunda, ugasanga we ntibikubereye byiza, ariko hari abandi bantu bishobora kubera byiza. So ntago numva ko kuvuga ngo wenda ngo wamuha ngo 80% ugasigarana 20%, ntago ariko ntekereza. Ushobora kumukunda ariko expectation icyo nyine sinzi ukuntu nabivuga, icyo witeze kuri we, wikitega ko azaguha ibyo ukeneye gusa, ibintu biri positive gusa, kuko nawe nuwireba neza uzasanga utamuha ibyo akeneye gusa cyane, kuko hari uruhande rumwe umubangamira nawe expecting ko ashobora kukubangamira. Yego. Urumva akenshi bibaho at the end result
umuntu yanyijeje zuwate ko azangira umugore cyangwa azangira umugabo oya azagira umugore kuko nta mukobwa wizeza umusore kumugira umugabo igihe umwizeza ko muzabana kuba ati nta wundi musore nzakunda. yes nabyo birashoboka. yego urumva igihe kikagera numva wapi ntabwo nkibirimo. urumva akenshi abantu bagendana mu rukundo akubwira ati nukuri nta wundi ukuruta urasa ni wowe uruta abandi. hakagera igihe avuga ati hari n'abajya gusaba bakabivamo bamaze gusaba, hari n'abafata irembo bakabivamo bafata irembo, cyangwa se umwe akavuga ati njyewe mfite umuntu tuvugana nta wundi, umva akabigumya pe mu mutima akabigumana kandi akabirinda. igihe kikazagera amaze nk'imyaka 3 amurindiriye ati burya nta nubwo ngihari. urumva cyane. yego hanyuma nkavuga nti mbese nuko twakwitega niba dukundanye n'umuntu ukitega ngo ashobora kugenda, ubwo ntihavaho gutendeka. wenda umuntu akavuga ati nge nzakunda uyu nagenda nzafata undi, niyo nagenda nzafata undi. kubera iki? kubera wenda cya kintu cyo kuvuga ngo kubera ko nzi ko ashobora kubihindura reka mfate wenda 3, umwe nagenda ntacyo nzasigarana undi. nkavuga nti rero biranashoboka ko natwe twabigiramo uruhare mu kurinda imitima y'abantu ngo itagera aho hantu, itagera aho hantu mb'inyangamugayo. mpagarare ku ijambo navuze. yego niba urumva ikintu cyaduka keretse ari ikidasanzwe kiremereye, ko nabyo bibaho utari umuziho, utari uzi igihe wamwemereraga, ariko nabyo icara umuganirize umutegura umubwira uti kubera iki kintu iki n'iki rero ndabona umufasha muri urwo rugendo we kuza kumwituraho umubwire ngo ntibishoboka, kuko akenshi usanga nta n'impamvu zihari zifatika. numva rero uwo mutima ugiye gushyira aho ngaho Imana yawe kubaza, ahubwo mufashe mbere yuko umuturaho icyo kintu. ariko niba ari ibintu bidafatika binyangamugayo uhagarare ku ijambo wavuze, nibwo bugabo, nibwo bumuntu, ni nabwo bunyarwanda wenda ku banyarwanda. yego murakoze cyane. ariko se hari ikibazo nsigaranye. yego umuntu wahuye n'iyo depresiyo ndabyumva aba yarahuye n'ubuzima bukomeye, ubuzima bumwe bwo kubaho wenyine wumva isi yose uyanze. birashoboka ko yaganirizwa yenda akumva n'izo nama mumugiriye, akaba yagaruka mu isi imwe twakwita y'abantu, akongera akagira umutima ukunda. birashoboka cyane. gute rero? nkuko nigeze kubivugaho, umuntu ufite icyo kibazo iyo byakunze yageze hahandi kuri point yo gukira, nuko avuga. wowe ubwirwa, we ari kubwira, icyo usabwa ni ukumutega amatwi. umutega amatwi ukumva nyine inzira urugendo yagenze, agahinda yagize, ukageza kwisanisha nawe. noneho nyuma ukamuganiriza, ukamwereka urukundo, ukongera kumubwira ko hari abantu beza bakibaho. uwo muntu ikintu aba akeneye nyine aba akeneye urukundo, nizi kwibwa aba akeneye affection, nyine kwitabwaho, ngo abone ko akunzwe n'ubwo wa wundi yamutaye, n'ubwo bitakunze. kuko abantu beza nubwo uba wumva nyine wa muntu ariwe wari mwiza, ariko urebye neza ntabwo ari we mwiza gusa, afite ibyiza abandi badafite, n'abandi bafite ibyiza adafite. rero ikintu ukora no kuganirizwa, nyine ukongera gusubira muri sosiyete, ukongera kuganira n'abantu, abantu kongera kwiyumvamo ko hari umuntu ushobora kuguha ibirenze bya bindi, kuko aba ahari. yego ikintu kiba cyaratumye nyine hari navuga ngo umuntu ngo nahaye nyine kubera ari we muntu uba warahaye umwanya, ngo umuntu ngo namuhaye nk'igihe cyanjye ngo iki ngo tumaze iki gihe kingana gutya. nyine icyo gihe akenshi ntekereza ko aricyo gituma umuntu aba depressed, kubera yataye umwanya. rero n'ubundi ugaruka mu buzima nyuma yo kuganirizwa, nyuma yo kwerekwa urukundo, nyuma yo kwerekwa ko abantu atari babi, urongera ukabona umuntu ufite iyindi package. hari igihe usanga afite ibyiza byinshi biruta ibya wa wundi, kuko nabivuze kuko umuntu agira ibyiza n'ibibi.
Yego. ahubwo bitewe n'uko ari we wumva guhanza amaso byatumye atareba ku ruhande. Yego. Twari turi ku kibazo kibaza niba uyu muntu urwaye depression yakongera akagaruka mu isi twakwita yasi ibamo abantu, akongera akagira umutima ukunda, akongera akagira umuntu akunda koko akamwiyumvamo. Nadine yaramaze kuduha ibisobanuro bimwe na bimwe, ariko ndagira ngo nawe Delphine ugire icyo utubwira kuri icyo kibazo twari tubajije. Ego, birashoboka ko uyu muntu wamaze gutera abantu bose icyizere yakongera akabona abandi bazima, kuko abo yatereye icyizere n'abo yarazi. Kandi buriya iyo umuntu avutse nk'uko akura niko isi ye ikura, ko buri muntu wese agira isi ye. Uti gute ababyeyi bagufashe mu biganza ukivuka baba ari isi yawe, ugenda ukura umenyana n'abantu ku ishuri primaire, nursery, secondaire, kaminuza, uko niko isi igenda yaguka. Ibyo uhura nabyo byose birema isi yawe. Hanyuma yasi yose ahita avuga ngo nta muntu mwiza uriho, ni babandi yahuye nabo, cyangwa se ni wa muntu umwe wamuhemukiye ko ntazi yahaye umwanya, ntazi ubundi ko atamuhemukira we. Rero kuko icyizere cyose yagihaye wa muntu umwe, kandi twibukiranye ko ari umwe, ntabwo ari isi yose. Kandi uko tugenda, iyo uhinduye akazi isi yawe iraguka. Iyo usuye umuntu wungukirayo n'abandi ukagenda waguka. Rero muri ya si yawe ntoya wihita uyigereranya n'isi yose. Hari abandi bantu beza kandi bagufasha ukava aho hantu kandi bikagenda neza. Barahari ndetse cyane rwose. Birashoboka ko byamugora kubera yamaze kumva ko yasiye y'umuntu umwe yamuhemukiye, yabaye mbe ahita yitirira abantu bose, ariko ntabwo ari abantu bose. Birashoboka rero mu ijambo rimwe, birashoboka cyane. Barakoze cyane tumirwa bacu, muri hano muri abahanga mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu. Ndagira ngo munsubize iki kibazo. Ese uyu muntu urwaye depression wenda n'urugero kuri twebwe, ariko se ni iyihe nama twagira umuntu utarayirwara ngo ayirinde? Twamaze kumva depression icyo ari cyo, twumva uburyo ifata, twamenye ibimenyetso biyigize, mutugera naho mutugira inama, tugera naho tugenda dutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Noneho aka kanya turi kuvuga tuti ku muntu utarayirwara ni nk'iyihe nama twamugira kugira ngo yirinde kuzayirwara? Yego, murakoze cyane. Ikintu numva twagira inama umuntu utarayirwara, ntazanayirwaze, bizabeho kuko ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Ko ikintu numva njyewe inama namugira nyine ni ukugerageza, niba yizeye umuntu uko nawe utari mwiza 100%, ntukumve ko undi muntu ari uzakubera mwiza 100%. Nyine niba uhuye n'umuntu umva ko ashobora kugira ikintu kitari cyiza, nkuko nawe uhuye nawe yagakwiye ku expectinga ko hari kote ufite itari nziza ishobora kuvamo ikintu kibi atatekerezaga. Numva ko twagakwiye gufata, niba ari umuntu tuvuge nkanjye nka Delphine, kavuga ati Delphine ni inshuti yanjye, ariko sinkumve ko hari ikintu atankorera kibi. Nyine abantu, ikibazo cy'abantu twumva ko ni inshuti yanjye yanyitangira nta kintu na kimwe atankorera, ariko nitugera kuri ya point numvaga ko ayanyitangira ntanyitangire, nibwo nzababara. Rero numva ukuntu ngiye nagira inama abantu uburyo bayirindamo. Uri kwizera umuntu ngo wumve ko afite ari nziza gusa, mukunde, ariko uri kuvuga ngo nkuko nanjye nshobora gutenguha umuntu, nawe wanenguha. Nyine ubarensinga, uvuga ati ni mwiza yego, ariko nk'umuntu harya akantu nese ntajya ubana n'umuntu agakora akantu kavuga ati ni wowe
kuba ati ni wowe ukoze ibi bintu nyine ukumva ko kube ikibazo ni wowe, ikibazo si we, si wa wundi ugakoze, kuko wowe wumva ko nyine bidashoboka kandi birashoboka ukuntu umuntu aremye afite ibyiza afite n'ibibi. Ibibi nabyo birashoboka ko yabikora, n'ibyiza birashoboka cyane ko yabikora. Numva kwirinda rero, niba nizeye umuntu inshuti yanjye, hari umuntu njya mvuga ati ndinde wo kwizera umuntu ngo numve ko nta kintu kibi cyamuvaho, kandi nanjye ubwanjye bwite nitekerezaho nkavuga ati uyu ni Nadine. Rero numva ko twagakwiye nyine kuvuga ati umuntu birashoboka, ibi ashobora kubikora, ntumurebere muri iyo ndorerwamo yuko ashobora gukora ibibi gusa, ibyiza nyine arabikora, ariko muri bya byiza uvuga ati disi bishobora kumubaho nawe akaba yakora ikintu kidakwiye gishobora kumbabaza. Numva ari bwo buryo bwiza, kuko cya kintu iyo kibaye uravuga ati uzi ko nyine bya bintu bibaho, ukavuga ati uzi ko nanjye hari nshobora kuba ari njye utarabereye mwiza, nyine bigufasha kuva akamenya cya kibazo wahuye nacyo mbere y'uko ubadikora. ni ukuvuga ngo ni kubera iki twizera mu bantu umweru gusa kandi n'umukara bawufite. Urumva rero nitwizera mu mweru gusa, bana nshuti zanjye, depression nazo kandi rero kuyirinda biruta kuyivuza. Ko kwivuza no kumena umuceri nta mabanga yose bisaba kubishyira hanze kugira ngo uruhuke, niyo nzira yonyine. Rero aho kugira ngo uzamene umuceri, ni ukuvuga ngo depression wayigize, bya bintu byose wahishe birangira bigiye hanze. Mujya mubibona kuba YouTube akavuga ati mureka mvuge duke, nta yindi nzira ni ukumena umuceri kugira ngo bivuze depression. Rero kuyirinda ni gute? Mureke inshuti yanjye, umuvandimwe, we guteganya ko muri we hazava umweru gusa, kuko n'umukara arawufite. Kuko niko aremwe, reka ni nako ameze, niko aremwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ngo ni ingeso yiza ahandi, niko aremwe. Ni ukuvuga package yaguhaye yari umweru, ariko ubu ngubu ubonye na ya yindi utari uzi y'umukara, nta gitunguranye. Rero ni ukuvuga ngo ubundi umuntu ndicara nkavuga nti yewe kimana ni inshuti yanjye ntashobora kumpemukira, uriya musore yaranyijeje ibi, nta kibi cyamuturuka, umugabo wanjye, umugore wanjye, musengere akora ibyiza, nakora ibyiza ushima Imana, ariko n'ikibi wibuke ko cyamuturukamo. Yes, cyamuturukamo. Rero birashoboka kwirinda depression, biroroshye kuruta kuyivuza, kuko abantu ko turemye dukunda amabanga. Kandi nta nzira yindi hari yo kwivuza depression atari ugushyira no kwishyira hanze ugasha ari we ndapfuye we ndavuga kugira ngo duvuke, niyo nzira yonyine ibaze. Depression y'ibintu wabaye mu myaka 15 ugakira no kuvuza iminota 30 yonyine, kandi mbere hari uburyo nyine n'uburyo bugoye, ariko wagakwiye kubyitoza, wagakwiye kwitoza nyine kumva ko umuntu nubwo afite ibyiza, inshuti yanjye, afite n'ibibi, kandi ni karemye, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ngo yakreatinze muri we, kandi buriya tunarebye neza nk'uwo muntu, tuvuge nk'icyo kintu kimaze imyaka 15 gitumye ugira agahinda gakabije, ntabwo uwo muntu utumye ugiriye depression aba akiza aka kanya ngo gihite kiba. Ni ikintu urumva mwaragendanye, ariko ukumva ko bidashoboka, ukajya wumva murasangira, muhana inka cyane, muraturana, ariko nyine kuko icyo kintu agikoze. Kandi ikibazo hari igihe uzasanga nuza ukanganiriza agahinda ufite, njye ku ruhande rwanjye nzavuga ati ikintu ntabwo cyagakwiye kumubabaza, ariko bitewe n'uburyo wizeye wa muntu wakubabaje, numva namuhaye icyizere cyose, njye namwise umweru, wowe ukaba wumva ari ikintu kiremereye cyane, ariko umuntu ubabaye yakuganiriza ibiri bye ari kunyuramo, ukavuga ati biriya ntabwo byagera kuri iyo point, nyine bitewe na wa muntu ukuntu wamugize. Rero numva inama no kugerageza kwirinda, we wikumva ko umuntu ari perfect. No one is perfect, nta muntu uri perfect, gusa umuntu agira ibibi n'ibyiza, ni nako aremye.
biba bimurimo rero nyine ntekereza ko bikurimo muri wowe mu mutima wawe ntabwo umuntu yagakwiye kugukorera ikintu nyine ngo kikujyane kure ngo wihebe cyane wumve ko ibyo ari ibintu bidashoboka bibaye ari ibintu nyine ari courage wifitemo ari umuco wawe uvuga ati uyu muntu ni mwiza ariko ashobora gutana agakora ikidakwiye kikambabaza nyine ibyo bizagufasha bizakurinda kuba wagira akagahinda usibye no mu bantu gusa hari nubwo twitega mu buzima busanzwe ukitega ubuzima bwiza kuba muri etaje ugasanga utabibonye urabaye depressed cyangwa se warabibonye bibaye ngombwa ko banki iteza cyamunara no mu buzima busanzwe tugomba kwitega ko bwaba bwiza cyangwa bukaba bubi byose birashoboka nitubyitega rero igihe byadushikiye ntabwo tuzumva ari umusozi utugwiriye ngo tugere n'aho hantu h'agahinda gakabije kuko uko isi iremye ntabwo ibintu byose bizagenda uko dushaka uko niko isi iremye bitabaye uko ntabwo yakwitwa isi kandi ikindi nanone ntekereza abantu duhitamo tugendeye ku marangamutima yacu we uhitamo ibyo wumva byakunezeza ariko nanone wibuke ko hari ubushake bw'Imana hari igihe icyo kintu uba wumva kizakunezeza atari cyo mugambi w'Imana ku buzima bwawe kandi iyo Imana iguhaye kiri mu buzima bwawe nyine nabwo hari igihe bigutera depression ukavuga ati kuki na fighting nshaka kiriya kintu nyine ubwo uvuga ati kuko na kenshi uhora uvuga ati Imana kubera icyaringiye kubera ikibi kandi ugasanga waciye mu nzira utagombaga kunyuramo nyine icyawe ukora fighting nyine ariko we expecting ko bishoboka cyangwa ntibishoboka hari ukuntu bajya bavuga ngo muri business indi ushoye amafaranga ngo wagakwiye kugenda we expecting ko uzunguka cyangwa wa muntu yagiye nshuti yanjye uvuze ati njye nshoye amafaranga yanjye miliyoni 5 zanjye ngomba kuzaba mbonyemo miliyoni 2 muri nashoye wagerayo ugasanga ahubwo mu mezi 6 ubuze miliyoni 2 muzabashoye ntabwo byabura niba uriheba ujya kure kuvuga ati ko ntacyo nakoze ko ntacyo ariko ni ibintu bishoboka uravuga ati birashoboka ko nazunguka umugisha w'Imana bizagenda neza cyangwa ntibigende neza so numva rero twagerageza kumva ko ikibi nacyo gishoboka ikibi nacyo nyine mu bintu mu nzira ebyiri mu bintu bibiri biri imbere yacu hari ikizari biki. Murakoze cyane abatumirwa mwese, turagushimiye Nadina, turagushimiye Delphine. Thank you. Abadukurikiye namwe turabashimiye uburyo mwarimo dukurikiye, akenshi mwagiye mwumva natuje cyane ngo mwumve inama mugirwa ngo muzikurikize. Utumva kimwe nabo hasi muri comment abyandike, ubutaha tuzabigarukeho. Murabizi N&U turabakunda, abatumirwa nk'aba rwose nabo gutumira umuntu agatuza kumva. Icya mbere ni amakuru, icya kabiri ni icyo yakoresha. Nakagaruka rero kuri N&U The Winners. Turabakunda. See you.